muri iyi minsi akazi karahagaze sibyo abantu benshi bitara mu byarahagaze natwe ba comedians nago tugikora ubukwe abantu bakoraga mu bukwe nago bagikora utetomva babyinaga ni mushaka mbyene mu byiniri wanyu urumva hari abandi bantu babaje kubarusha we aba MC abatahira babandi bavugiraga inka bagomba kuba ari babiri kubera yuko umwe agomba kuzivugira undi akagira ate undi akaza kuvuga nk'inka kuko rega ntabwo akwizera ibyuma hari gihe ushaka gusanga nk'ubukwe ibyuma bipfuye ibyuma byamara gupfa ugasanga ryajwe rya DJ nago rije kuboneka habakina undi mutahira uze kuvuga nk'inkariye urumva so rero byarahagaze ibyo byose noneho benshi bagiye bajya mu yindi kariyeri nk'umuhange na ese nikubitira kuri YouTube hari na mugenzi wanjye muri quartier we noneho nawe yari umutahira basigaye umumotari ariko kubera nyine ryajwi ryabo tukwakundi bavuga ngo rwiracuinda ngwaze sonoro bya bindi bya oya nako sinkarya ara nibyitiranyije aho utanze hene nyinshi nk'ihene veni bya bitwaye ikibundi sibingana nk'imwe ubwo rero nawe ako iryo jwi kundi rigenda gutya byamugiyemo kandi umumotari wumve ngo nubu ngubu yari Kimironko hariya aravuga bakavuga ati akose uno umumotari cyane umutaye Kimironko rw'amarondo gicucu convention Kacyiru kinamba ya mbere kinamba ya kabiri ku magare nyabwo kwa kundi bavuga mu nk'inka noneho gane mwe wahita shyiramo ipinuza ihone pipi umva irwa twara abagenzi kuva kwa mbere kuza ku cyumweru kandi arababona nako akunda abamotari bagenda kuganiriza kuri moto ntubizi se ati sister ati wambaye neza ati sister wambaye neza tubwira amazina yawe ngewe nitwa motari Alex ntuye mu Gitega iyi moto ni yanjye ariko natangiye ndoba nta perime ngira ndabaraye pipi reka nanjye mbaye ikaze mwese mukurikiranye ibiganiro byacu aho muri mu gihugu mu bice bigiye bitandukanye ni Ange ugarutse nk'ibisanzwe nkaba ntari jyenyine nk'uko bisanzwe ndi kumwe n'umutipe ngira ngo murabibona abenshi mu muzi muri comedy yitwa Patrick arazwi tangira muha ikaze muri studio hello murantera isoni kwera bwa mbere nkoreshejwe interview n'umukobwa byanyavyo kandi abakomedi dutinya abakobwa kubera iki se mu batinya usko umukomedi yashobora kuganiriza umuhungu nk'iminota oya nakubwo umukomedi w'umuhungu of course aganiriza nk'umukobwa nk'iminota 50 nta kintu kizima aramubwira urambwiye ngo tugiye gukora interview nta kintu kizima urambwira uyu natangiye nyine kubwira ibintu bitari bizima Kiragobwa gwumvise rero ni umukomedian nkuko twabibabwiye ariko agiye kutangira twibwira mu buryo bwe hari abamuzi yakoze comedian hari duce agiye akora twiza twagiye duzenguruka ku ma WhatsApp ku ma Instagram ku ma social media agiye atandukanye ariko mbere yuko nyine twamuhaye ikaze free uratangira wibwira abakunzi ba Yawe TV Patrick ni monoki Patrick yatangiye yitwa Patrick Urano itangiye kuba umusitari gake wongera ari indi zina muri minsi yitwa Patrick Rusine nibitangira gufatika neza nzongeraho n'indi rya gatatu nkuko wumva ba Mumbutu yatangiye akiri umwana bamwise Mumbutu hashize iminsi arakura mu sesese kukuza arazamuka nk'ubu ngubu nawe nyine harya ni Ange ntari indi se jahari ubwo wasanga ari kutaragafata nawe uzaryongera irahari nawe uzarimenya mu minsi okay yeah ndi umunyarwenya w'umunyarwanda ariko nkaba n'abarundi n'abagande n'abaki bose bamenye ko tubasetsa turabasetsa tubyemera okay nubwo icyongereza ntarakimenya neza n'igifaransa akicyongereza cyo ndakizi ariko ikibazo kiba nuko icyo mvuga n'ikici kuri cyo numva nshobora gutuka mu cyongereza simbimenye sasa rero aho tutararenga aho ndagira ngo ugire ijambo umbwire ryo mu cyongereza nyine byakunanira I love you bram Kinyarwanda simbizi sure kuri ko Imana ndagukunda ngwiki ntabwo ndi kubyumva neza nyine I love you mu Kinyarwanda ntabyo nzi kuri ko Imana ndagukunda kwa kundi ujya kumva nakubwiye ngo imibare yawe nta mati irimo nanjye nta rukundo rurimo muri no love yanjye Java tutangiye tutagiye imbavu zangira za kuzishyura by the way turaza kuzishyura okay Patrick yakuriye hehe turi mu mujyi wa Kigali nkuko bisanzwe niho dukunda gukorera amuvuma yacu akenshi ariko nubundi niho tugusanze nawe watubwira ubundi Patrick yakuriye hehe turi kuvuga bakagira ngo nsanze ku cyapa oya gusanze Nyabugogo ugiye gute usubira mu cyaro mu rugo
mu Gitega aho twabaye henshi, twabaye Musanze, twabaye aho bita Mutara, twabaye bita Kibungo, ariko nyine njyewe mba mu Gitega, niho navukiye, niho nakuriye igihe kinini cyane, niho nakimaze. Hari mu Gitega nyine n'ama blague yanjye menshi cyane, abantu banze barabizi blague za nyinshi ntera story zo mu Gitega. Aho ngaho nkuko twonje muri kariyeri watubwiye ko umkomediye nkuko tusanzwe tunabizi, ariko se kugira ngo usetse cyangwa se kugira ngo nje muri kariyeri neza byaje gute, wamenye gute ko undi ufite kariyeri? Bacumugani mu Kinyarwanda ngo ubwo urabuvukana. Ni kuvuga ngo regari ikuntu ukiri umwana nawe ukabibona yuko ushobora kuzavamo umukomediye, wenda nuko utabizi yuko iyo title bayita ubukomediye, ariko ubu byumva ko ushobora kuzamuka. Nyina bwiye mu rugo bajyaga bateka ibishyimbo, ibintu byose bijya mu isafuriya nini, urabizi, ibishyimbo, isombe, inyama, iki babyita kaboga. Ibyo bintu iyo babitekaga kenshi nafataga isafuriya nkajyana ku muhanda, nagiraga ubuntu ngiye harimo ibiryo se cyangwa mpaye nkajyana ku muhanda tukisangira n'abandi bana, nkagarura isaha imve ngo nari kagufi bya hatari n'isafuriya nyiterura, ariko ukabonera igenda kubura hasi to. Mbese bakwitaga karatsindagiye? Ibyo ni ibyawe. Ukuze vuba Patrick? Nubundi se nari nakura. Reka abatipe bagufi rero niyo mpamvu usanga agiye gutereta nk'umukobwa, ugasanga kusuzuka kundi wegama nta muhungu uragutereta ngo yegame ku gikuta, ashyira akaguru kamwe ku gikuta, yegama umere nkawe yabaye mugufi. Abatipe bagufi niko batereta rero, aregama ukagira ngo nahaguruka araza kuba muremure, yagenda ukabona ni kwa kundi nacyo cyangwa kugati muze guhura mwicare. Rero nshobora guhaguruka ukagira ubwoba, ugakomeza ukaba nk'uko nguko nyine umeze gutya, bati sintebe kuyijyanye. Ubwo rero kuva mu bwana narabirebaga nkabona yuko nshobora kuzavamo umunyarwenya. Ndabyibuka none mfite nk'imyaka 7 twize kujyana na mama gusenga, ari umupeti twa duturanye, aranje mutiza ishati. Urabona ko akunda baga wiga nko muri primaire ufite amashati 2, iyo primaire warayivuyeho waragiye ahandi, none ayo mashati ari meza nta kindi kigo kiyagira, ukazajya uyambara. Nari nyafite 2 y'umuhondo, niganye muri maternelle. Ngeze primaire rero uwo mwana tujyanye gusenga, umuturanyi mutize ishati imwe y'umuhondo, nanjye nambara indi. Ngati mutize ishati ujye gusenga, tugisoka mu rusengero ndambwira mama ati ma nta ishati yanjye. Umve ngo umunsi nawo umunsi nziko nakubiswe inkoni nyinshi mu buzima bwanjye, kubera kumwaka ishati nyine mu tuntu nk'utwo ngutwo kwibi biceri kugira, ariko abana bibi biceri mutazavuga ngo bazavamo abanyarwenya. Mbese watangiye kubagana kera niko twabyita? Wari nkubaganye kera mama yigeze no kurira, namutariye ingufuri ishati urara ku rugi rudakinze. Wari ugiye kuba nkajejeje babiti bambwiye ngo kuraho urugi akataruko abanga ngo sunikiraho, arya bavuze ngo iki? Bakunda kubikurikirana nk'umukomediye uko biri kose. Ndeka nkubwiza ukuri, Joriji ndamuzi, ariko inyinshi nasomaga zari zo kuri Facebook, izo mu bitabo zo nasomye ni nkeya byahatari, cyane cyane ko nakunda no gusoma. Undi surabizi gusoma? Gusoma no kwandika urabizi? Ahubwo ejo bundi uvuze gusoma uranyibutsa. Ejo bundi umutipe numvisha avuga ngo yabonye icyapa ngo cyanditse ngo niba utazi gusoma no kwandika ngo hamagara zino nomero. Icyo cyapa ngo kigenewe nde? Niba utazi gusoma no kwandika hamagara izi nomero. Ko ntabyo nzi urumva nyine ndi bibashe gute kubisoma. Si nk'ibyo byose turagira ngo utubwire nyine dusobanurire, cyangwa se mu magambo make yawe komedi uyisobanura ute? Urwenya rusobanura gute kuri wowe? Urwenya nanjye vuga ngo no gukina n'ibyishimo by'abantu. Oya, ariko uburyo ushobora gufata umuntu warucicetse ukaba watuma aseka, nyine ni nko ku bundi se twabivuga nka n'abaganga muri make, ubundi abanyarwenya ni ukuri tw'Imana turabaganga, turavura. Ku buryo umuntu urwaye malariya se mwamuvura ko uvuze gutyo? Kandi abaganga tuzi neza ko ari abantu bavura ibintu byose. Twebwe tuvura stress, tukavura agahinda, tukavura indwara nk'izo ngizo. Abantu biga psychology barabizi, ama depression, anxiety, ama ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyine ndi umuganga, niyo mpamvu ndi gukoresha amaterme y'abaganga. Ndi umu psychologist. Ubushimi urakubita psychology, twe tuvura abantu bafite ibibazo byo mu mutwe cyane, ariko ikibazo mfite ni kimwe, mfite ubwako bazamvura. Bandi bazakuvura. Umwarimu arabitubwiye ku ishuri, umwarimu unyigisha yigeze kumbwira ngo uza ku ishuri utavuga ko uri umukomedi twari kuba twarakuvuye kera cyane waranakize, nuko watubwiye ko uri umunyarwenya nyine tukakubabarira nyine. Ariko abakomedi nyine ni nk'abaganga muri make. Komedi ni ikindi gice cy'ubuvuzi. Turagira ngo tubwire nyine, watubwiye yuko watangiye komedi ariko ubwa bukuru bwaganye wari ufite kera,
ariko se kugira ngo winjire muri industry neza ugiyemo neza utangire kubikora nk'umwuga wabitangiye ryari? Harya umwuga iyo utangiye nibwo utangira kubona amafaranga? Sindabitangiye niba But be honest please. Uri kumva? Uri kumva abantu benshi mba amadeni wowe uragira ngo bamenye ko nkorera amafaranga. Oya umva nta mafaranga avamo, nta kintu kivamo. Udupfukamunwa twarabikemuye. Usiga uhura na nyiri deni kubera nyine ko wambaye agapfukamunwa ntagakumenya. Urumva ngewe ntago ari agapfukamunwa ko nyine gashobora gutuma umenya. Urumva cya kibazo cyo kugendana intebe. Nizi dreads nazo zishobora kukunyereka. N'isaha n'iki koko. Ariko nyine muri rusange nayitangiye 2018 nibwo nabitangiye professionally. Ndangije secondaire, narangije 2017 ndangije nyine nkura na Arthur. Twahuye mu kwa gatatu 2018 nari maze nk'amezi 8 mushaka, naramubuze shahu umuhamagara gushaka umuntu utajya umubona ko umuhamagara akanga kwifata ati yewe nitwa Patrick ati ngende umukomedi. Uzi nk'igihe maze ndimo nashaka umukobwa mwiza nka naramubuze. Wabibonye ariko ko ndi mwiza. Narangiza areba igihe nkuboneye. Nanjye vuga nkubonye ntagushaka ariko ndagushaka. Ariko nyine niko byagenze. Umve ngo naramushatse ndamubura pe. Azanjya kuri Kiss FM akambwira ati yarimutse ntikorera ha. Nyuma yaho nkaza gusanga ni naho ikorera. Naje kurura iki nyuma nza kumubona. Tangira gukorana kuva icyo gihe. Utararenga aho ngaho se ntago aho ngaho mu mezi 8 ni igihe kinini cyane. Ntago ugeze giving up uvuga ndagivinze comedy n'ubundi nta kintu izangezaho nabo nshaka bamfasha ntago bari kunyereka. Urumva izo process zose wajyaga kugenda nk'ahantu bakakubwira ngo ntagahari. Ushobora no gutekereza ukavuga ati baramumishe rimwe na rimwe ugasanga arahari ariko ntashaka ko wenda bitewe n'ibyo ari gukora bituma aba busy wenda ntago akuboneye umwanya. Watekerezaga iki muri ako kanya uri kubona nkuko nguko ntago ugeze giving up? Umva byambayeho kenshi noneho ubwo se wakubwira ko njye no kumubona nari narambiretse no gukora comedy naranabiretse burundu pe. Narakaye mbese narirakariye mvuye ntago sundi ndasetsa kuko najyaga hari abandi benshi bakora comedy hano mu Rwanda rero nibo nanyuzeho. Impamvu vuga asa nuko ari we wayise boosting akanzamura ariko hari n'ahandi henshi nabanje guca. Najyaga nyakora mari haso bakambwira ngo agenda nkajyana blague iminota yanjye 3 imeze neza abaneza bakambwira kuko nkira naravugaga nihuta cyane. N'ubu ndavuga nihuta ariko si nka mbere. Sinzano nabibonye. Navuganaga speed imwe ya danje. Nabo bakambwira bati Patrick jokes zawe zari nziza ariko ikibazo urumva ko speed iri hejuru cyane genda uyigabanya. Ikindi kimero nkagaruka kandi ubwo twakoreraga Kimihurura mvuye mu Gitega nagiye n'amaguru ndi butayi n'amaguru eri hasozi rutangire saa 8 izuba rya saa 8 gatito ka danje nkagenda next week nkagaruka. Byari byaranze nagaruka bakambwira bati ako sinoneho wahirimanuye cyane nanone no muragenda urandaga ongera urizamure nkagenda nkarizamura wangu ugiye hari ukuntu abakatolike uri umukatolike cyangwa ntabwo umukatolike? Ngewe sha udaherukayo uri ariko wapaganye udaheruka gusenga Plito udaheruka kujyayo nyine gusenga nko kuri church nuzahateraniye 2 cyangwa 3 nyenda senga nyine najya nkubaze hari ukuntu abakatolika bajya bavuga nyine bakarandaga nawe niko wagendaga ukababwira ukagira ngo uri kuririmba muri misa. Nkabikora nyine nkabikora ikindi kimero bakambwira bati genda wongere uhindure speed no nkayihindura nkayishyira mu mwanya wayo neza abanyizo bakambwira ngo za brag wazanye bwa mbere nizongeye kugarura nkongera nkayina nkazindura kamwe ngo nusuzuzu kuzihindiye ko nani mugaruyemo nkongera ngaruka ngo zosonge baba we byafashe nk'amezi 3 ngeze aho mbivamo burundu giving up kabisa. Nyuma nza kubona announcement ya Arthur kuri Instagram ari kuvuga ngo arashaka abakomedi giye gukora auditions ariko itariki 17 z'ukwa gatatu ntago nabyibagirwa pe. Uzibagirwa wavuye Patrick mu Kiyovu ndagenda nkora neza nkora blague imwe ngiye gukora ya kabiri arambwira ngo birekera nakubonye irekera ahita avuga ati wowe kabisa uzi ariko uzi noneho imva nkubwire rero uzi gukora auditions ukazagera ukabona rutura n'ubwa mbere nari mubonye abona kibonke nkareba ba Joshua nesanzwe mubona ariko ngo ngubwo nawe nari naramubonye nka kabiri twaragize no gufata agafoto mvuga nta ndi kumwe n'umustar umunsi mfatana n'abafoto n'abastari benshi bya hatari ariko nari mfite phone ya 4 bya hatari ngo ni iyi shareka nkubwiza ukuri yitwaga Huawei urumva yari nziza nyine yarakoraga neza ariko ikibazo umuriro wawe wamaraga minota 20 nabwiraga asango twifatana ifoto yamara kubyemera gahitize ubwo se netagazana nk'iyiwe wenda byose birashoboka ntago bibaho hari ibintu bidakunda ubu nabwira ngo dufatane ifoto ukemera ko ma telefone yawe koko kubira iki se tubigerageza nyuma y'ikiganiro ko tutayifatana na video
na telefone. So waretse imbavu zanjye zidaturikiramo hano hantu koko. Ubwo nyine nuko byagenze ariko nyine giving up kabisa, hari n'undi uzamuka wese abimenye birapfa. Ariko nyine gukomeza baravuga ngo patient pays, nicyo cyatumye nyine bigera aho bigeze ubu. Yego. Kuri ubu ngubu se ubona aho watangiye muri 2018 nk'uko watubwiye hashize imyaka 2, ubona hari itandukaniro mbere, ubona hari itandukaniro na mbere? Subishati ntibikwereka. Ndabibona nanjye niko nari nijijije. Asanga isawe nditari kuzamo reka ngire gutya ta. Ariko Patiri ngewe uko mperuka nkuko najyaga nkukurikirana, nge nari nsanzwe nkukurikirana cyane, nkunda nyine kureba abantu bakora ama comedian kuko aransetsa pe, nkunda kuyareba nanjye nkunda guseka. Mperuka ari udafite ayo ma dread bashyizeho ryarira, yongoje gute gushyira? Iyi ni impano ya mama. Mama wawe niwe wazinkiza. Ntabwo ari kuvuga ngo kwako navuga ngo reka tujye muri salon ngo bakwishyure ngo twishyure ngo baguswe. Niwe wazinkiriye ku mutwe. 14 z'ukwa 4 2020. Muri make yagukoreye umuti, ni gift yaguhaye? Ni gift yiwe. Urateganya se kuzabikuraho ryari? Ndwana niki nakareka ntago nazikura, ako dreads iyo nyize suka nanabivuge shana naho n'ibizazane bikomeye cyane no bibone gutya bare mbona kwema kagofero niki. Ari ingofero se wambaye kabandana ubundi akangaka ngo niko kagaragaza ko umuntu asigaye agenda kuri moto. Bishaka nk'ubu nyine uri mu bantu barenze bya hatari uragahisha. Waba uri mu bantu baciriritse kugira ngo ubereke ko waje na moto ukagashyira hano. Uravuze ngo twebwe impamvu utagahishe no kubera iki? Oya impamvu nagateretse aha nukubera iki nakabahishe. Kandi ndiko kabona nuvuga ngo reka nkubwire ariko iyi ni brage yewe, iyi ni joke, bino ntago biri seri, ni joke. Reka tubyemere Fatu, reka tubyemere ntacyo. Ubwo rero nyine nanjye kuvuga ibizaza nahuye n'izi dreads. Icyambere akenshi iyo nciye ku bantu njya kumva ngo rasta ngo tugudu piras baba we ntago numva ko nyine ko nazishyizo nabaye mu rasta nyine ubutu nubo ntazi rasta ngo bivuge iki ngo none naguremera kuri we nyine numvaga kubera ko abantu baba bagomba kubambwira Patrick iki rasta tugudu pira akuri kubyumva rasta tugereza dushati baba we ahubwo ndabimenye nyuma ya Rusine na Patrick irizaza nasigura umva batatangiye kuri gwa ahubwo ryazina wowe ntabwo uzaryishyirira ahubwo nabantu bazariguha wowe ku giti cyawe. Patrick Rusine Rasta Alaya ejo nateze umumotari noneho nari nambaye agapfukamunwa hari n'ukuntu nyankiraho noneho furari ndende ngiye kumva numva umumotari ambwiye ngo sister ngo tugende se hore babara umbwire ngo wabyitwaye moto. Naramubwiye ni mota ndagenda ariko we ntago tujyana kabisa. Oya tubireke wanamfata ku ngufu. Uvuze iby'abamotari hari ibintu byaje nyine nako ni bihe turimo bya COVID-19 aho ujya kuri moto ntibibe ngombwa ko wishyura nyine cash, ukaba ngombwa ko wishyura kuri telefone momo cyangwa se ugakoresha code, ariko abamotari no misi nyine ushobora kumwishyura nka kuri code cyangwa se ugakoresha momo akababona nimero yawe. Nkungu yagutwara ukamwishyura nko kuri momo yari kuza gutesha umutwe sister shanti no kuri nakubonye nyine nabonye nagukunze ariko ufite ntoki yakomeye. Wese shisa ko mbona ngo ufite inzara nk'iz'abasore rite byawe. Ati nakunze ukuntu uri umukobwa mwiza tutuntu turakubera ariko urahirita nk'abagabo. Ako abamotari kera bino bintu byo kwishyura bitaraza by'amatelefone abamotari bundi bapfaga ikintu biceri bya senkane. Ntago babyishyuraga se cyangwa ntago babikunda. Wowe wiwe wigeze gutegaho moto kera hari umumotari uzigeze gutwara 3 kare umumotari uzo gutwara 7 ahubwo se 320 nyine nicyo kibazo ukuba no biriceri byaraje byaroroshye none nakara kumaho kaziye kilometero 132 bya mbere 300 mbamamarize ndetse nane babwire mbamamarize ahubwo sha uranyibukije muri iyi minsi ibintu by'amanoza byahagaze by'amashow abantu benshi nyine babuza akazi bakomediye turimo amakwe abantu baba MC abatahira bazi babandi babavugiraga inka gwira macumwinde wazeza mundurura hari umujama duturanye no mutahira byararangiye bino bintu by'amakwe by'ubukwe bihagaze ahita yijya kubera umukumva yeri mu motari ariko nyine karakantu nyine kira ritime yabo iracyabajya moto
jya kumva ngo Kimironko Rwamarando Gicucu convention Kacyiru Kinamba ya mbere Kinamba ya kabiri ku kazi k'amazi ku magare Nyabugogo Konveri cyane umumotari. ni umumotari Ndetse kabene ngo bakonveri ko wari umanzi kwa ko. kundi bahita bashyiramo inka usuzwa kundi bahita bashyiramo imihoni pipi Ibihugu n'ababeshye bakunzi bawe bati umva yasetsa n'uvuye gutanyina Patrick naho wese umuntu avuye gutanyina wamusetsa si ibyo bintu wowe. bisobanura iki Bivuze ko nyine ushobora kuwusetsa cyane. mama sakaza amati No, ni nk'ibintu ni nk'igereranya. Wize Ikinyarwanda. Ininura n'igereranya urabizi. Ininura n'igereranya. Igereranya rero niho ko ndi ushobora kugereranya ikintu gishobora kutabaho ariko ukumva uburemere bw'uburyo ushobora kuvuga gutyo. Ana ukunda mama wawe nta muntu utamukunda. Bavuga gutyo rero akahita bavuga okay uvuye guta mama wawe ni gute wasetsa umuntu uvuye guta mama wawe. Yes. wize Ikinyarwanda okay Akibazo ko ngusubise. Wize Ikinyarwanda. Ikinyarwanda wize Amasaku Narayize ariko yarananiraga nicyo kintu cya Amasaku yarakunaniye yarananiye. nicyo kintu numvaga ngewe Amasaku nusiko nge n'amazina mu Masaku nabibasha urukundo umwana nsubyumva se urukundo byanye n'umwana Ange Ami umwami uriya uri umwami kazi yawe harya ni yawe tube dukomeza ndashaka isaku rya yawe ndayazi yewe ndarishaka ndaba ndishaka ariko Okay. Patrick nkuko ubizi cyangwa se urazwi hari amakomedi nkuko nagiye mbivuga wakoze agakundwa cyangwa kanamenyekana turagira ngo hari abantu benshi bashaka kumenya nyine ubuzima bwawe undi ni irihe somo ry'ubuzima ufite isomo ry'ubuzima abanyarwenya rero ikintu kitugora no kubaseriya isomo ry'ubuzima ni iryo ngiryo rero ni ukubaseriye no kutabaseriye yego ni isomo ubwo ngereka nkwereke byega bimbaho cyane no muri segonderi njya ndeba uburyo abantu iyo babaye seriye cyane mu bintu byose biza kurangira icyo washakaga kitaciyemo kubera stress wishyizeho ariko nk'iyo uri umunyarwenya abanyarwenya ko ari abantu badakomeza ibintu bibaviramo kubana n'abantu bose kuko umuntu ugira na bifu n'umunyarwenya hano musha umva nkubwiza ukuri no mwijuru wowe rwose ntago uzahatinda ntago nakubeye nose niba ufitanye bifu n'umunyarwenya ubwo urumva mwijuru uzabayo azareba ijuru kuri nibyo ngibyo rero nicyo kintu nakuye nuko nyine ntago ni stressa cyane tu cyane iyo wabanye ba telefone ndakureka ukayijyana wenda nkaza guhamagara kuri RIB bakagufunga nkanaza nkayifata mvani bakubakiremo imyaka 4 sinana bistress iyo umuntu yagukubita urushira umurahindukira ati nta kibazo kiri sha ndahindukira rwose nanjye nkamwasura urundi rwose sans stress kabisa nito izi yuko uhindukira akagukubita uruzi rwiki reka nze gutera agastori nanjye igihe buriya njye mbasha kugusetsa ntago nteta ndakwiyamye ariko hari agastori numvise nyire umurana Yesu yaravuze ngo niba mugenzi wawe gukubisa urushyi ngo ugihindukira gukubita urundi noneho mugenzi we ubwo urumva n'umuntu urimo uvuga iyo story umugenzi wari muyumva ahita avuga ngo none se harahandi ngo nyuma yaho yarakomeje arigendera ariko subwo nabikubwira gutera uri umusiramu ariko niyo mpamvu ibintu byo muri Bible biri kukubwira ahubwo uvuze kuri yarahindukiye ngo mana we umva uko ntajya muri comedy mbibonye naga ari akazi kanjye tujye tubyemera uko ndatakaye nanjye ushobora kuma mikoro bikananira nuko ndatakaye umva nkubwira ahubwo Yesu uko nta banga yagiraga nukuri Yesu nta banga yagiraga none se Yesu yagiye mu butayu amara iminsi 40 nta muntu bajyanye rwose niba nasomye Bibiliya urabizi nta muntu bigeze bajyana hari mu butayu arangije irankuru turangije tuyumva kwa Matayo tuyumva kwa Mariko tuyumva kwa Yohana wenda nibe nizo ngizo wenda zari zabarabigishwa ba Yesu use nko kwa Ruka yageze yite umuntu umwe za Yesu nabigishwa be Ruka atararimo none twayumvishe nayo nyine Yesu ushobora kuba yagira gate yavuye burara bivuga nzana mvuye uko nyimvuye mu butayu maze iminsi 40 nta kurya nta kintu no ku munsi 30 nicyengeye kubona mbona Satani araje arambwiye hako Satani yibonyemo iki di ariko mana ibaze nkese zagaruka muri bibi umva Satani yibonyemo iki araje arambwiye ngo nimfate ngo ntindire umugati ntabyo nkoze Jesus okay Patrick rero turi gusoza ikiganiro cyacu ariko se tutarasoza wabonye inkuru yasohotse nejo yasohotse yaba gore n'igitsina gore harimo abakuru n'abatoya ko umukuru numvaga yaravutse 37 umuto yavutse 98 n'abantu bagenda ahantu hari ahantu nyine muri Niboye murenge wa Niboye bajya ahantu bakabongeresha amataye bakongisha amabuno amabere ibintu nk'ibyo uramutse ugize
uri nko kuri telefone nka kwa kundi uri kwikandira ugahita ubona ukabona uguye kuri sheri wawe wenda reka dusipoze karimo nubwo waba utamufite wariyagitinga gute wabyitwara mote yes ni urugero ngiye kuguhereza wenda ntabwo twize twinjira cyane ngo tubwire nimba ufite girlfriend cyangwa se utamufite ariko arahari ndabafite okay ni benshi ugiye kunteranya n'abantu murahari ariko wowe nyine ubundi ni wowe wanyawo ubundi bari abandi ntabwo ari ariko wowe ni wowe ubundi nkunda ahubwo icyo ni igipindi uri kubahereza ni igipindi uri kubahereza ariko nyine uramutse uhasanze nka girlfriend wawe cyangwa se ukahasanga nka mama wawe Patrick ni urugero ndi gutanga twabonyemo abantu bari muri 37 bakuze 87 gutyo 90 gutyo nyine kugeza naho umuto urimo yavutse 98 reka duhere kuri babiri nibo njye kukubazaho usanze arimo mama wawe byitwaramo gute mama mama muri kwiyongera ako ikintu nise nibaza aho se abagiye kwerengesha ikihe gice noneho mama cyo kuzarya uturyo dukikireka ari igifu okay twagiye kuri girlfriend wanjye muzi ntekereze yagiye kwiyongeresha ikira burasa ubwenge n'ubwenge bwongera wakintu bongera ibice by'inyuma bongera amabuno bakongera amataye bakongera amabere bakongera na sex uzi bitewe n'uburyo ameze kuriya ndi kumureba aramutse abikoze byaba bimeze nko gukora business yo gucuruza ibigori imbere ya gereza niyo business ushobora gukora ugahomba imyaka yawe yose kuko muri gereza nibyo barya gusa rero aramutse abikoze yaba ari indashima kuko urabona sinzi uburyo nabivuga ariko biri mu make birasa nkaho ahubwo bazaza bongerere tuvuye kuri abo ngabo nakubazagaho se abagiyeyo bo isura banenga urabashima mbese muri make urabivugaho iki biriya byasohotse njye rero ibyo bintu sinzi neza uburyo nabivugaho kuko urumva ushobora kuvuga ngo urabashima kandi hari ubuyobozi bwagize ubwo rero turagendera mu muyoboro umwe na leta biriya bintu ntabwo ari byiza babireke kubera iki bamere nk'uko Imana ariko ni nabumva tunabishyize muri logique byaba bibaye byiza buri wese yakiriye uko ameze bivuze ko bari abakobwa twirirwa tubona ku masocial media nyine batwika ariko navuga umukobwa ngo mbega igisabo afite mu nda zeru afite ikibuno kigwa hariya abantu bakagasi umukobwa ni kameze ni kwa kundi ni application z'abakobwa zaje akiyongera cyangwa akigabanya mu nda bitewe n'aho ashaka gufitinga azaze nizongera mu ikofi iyo nanjye nayidownloadinga ndakora Imana azamvuga nti harimo zeru tugiye kudownloadinga tu updating turangiza twa upgrading turangiza tu minimizinga twa expanding tu multiplicating dukora division ya kabiri n'ibice bitanu tuyishakire 20% ya 20. None se hari umukobwa nko kuri social media ushobora kureba ukoresha Instagram yego hari abakobwa uko byagenda kose ujye ukunda kubona simbasha kuvuga amazina yako kujye ntabwo nkunda gukoresha Instagram cyane wenda niwe ukunda kuyikoresha bitewe n'ibyo ukora cyane ukunda kubyamamaza nko kuri social media n'abantu benshi mukunda guhurirayo ariko se wowe kuri social media waduha nk'abakobwa babiri ujye ubona ukavuga ati uyu mukobwa simushyira amakenga bitewe n'ukuntu ameze amakenga gute like ukavuga ati mukobwa unikate cyangwa ni bya bintu byo kwambara cyangwa se ni ya application cyangwa se banagiye muri uwo murenge wa Niboye ntabwo uri kunteza abantu koko ntabwo ndi kuguteza abantu oya ariko ngiye ndareba nkabona kuko abo njye mbona hari usanga yambaye sinzi wenda niba bira bintu bajya babikora njye yambaye nk'agakabutura ukabona ko wenda nkabona ni natirere pe nyine nakubwiye ngo hari ama application rigabikora no kuri Yorode Queen biri natirere biri natirere pe uranamukunda oya kuki ari uhereye ari kumuntu nuko mbonye ari we nyine ugize kuriya ni nawe ukurikira cyane umva ariko ibi bintu nk'ubu ngubu vyegeze gufunguza nuzi Instagram urabinyibukije hashize ukwezi dusanga followings abantu babiri Yorode Queen na Shatipo kubera iki nawe afite aba followers babiri ngewe na mama
afite na foto na nuza n'amafoto abiri post ebyiri iyacu iri muri photo grid famille yose ni yabo babiri ababiri bumvishe nabahe oya ninjye na mama oya famille yose abantu bose baba famille bayi baraho ngaho bari mu ifoto yabo nabo babiri nta kibazo rwose vie wawe ni umu.com hari umutipe duturanye niwe witwa Vie niwe navuga gato okay nyine ndagira ngo mbwire ngo Yoro the Queen kubera icyo rero uhise utubwira maje kukubaza gutya ni kubera ko ari wowe ufitinga hari abakobwa benshi cyane bameze nkawe cyangwa se banamurusha kuki ari we ni nawe ukurikira ugenda bakurikira hafi ya bose ko nyine ese ubu niho reka nkubwira hari abantu benshi cyangwa se bari kudukurikira batazi badakoresha Instagram cyane kandi umukobwa kenshi akunda gukoresha Instagram washushanyiriza abatazi Yoro duha ishusho please image kurura duhereye ku mutwe kamera iri kugarukira hehe hano duhereye ku mutwe tugeze munsi y'umutwe ho gatoya ijosi turangije tugeze ibyo bavuze ni hariya Niboyi umurenge wa Niboyi ni hehe ku mubiri w'umuntu aho wavuze babantu umurenge wa Niboyi toya ugeze Yuve Niboyi buriya si muri hara muri Sonatube se yarompuye nyine turangije tugeze urana tukate gutya tujya i Remera cyangwa dukubite gutya tujya mu Kanogo wegerageza utanga image tugiye mu Kanogo hepfo turumanutse ubwo tukomeze mu Kanogo cyangwa tukomeze Remera gutya hari n'undi muhanda rega w'amabuye uzamuka ukubita kwa Rando hejuru reka tuboneke mu Kanogo ura muhanda ari munini ujyamo imodoka zirengenye iruhande rw'habwe ebyiri nande habye ebyiri tumanuka hasi maze kurenga mu Kanogo hari indi mihanda ibiri umumanuka Nyabugogo hari uyu nundi uzamuka hehe mu mujyi hakugenda n'amaguru kumone ibintu ntantu bizi ntabyo nzi mwana nibwo ngingere utuyikabuga utanze ese n'umuntu ameze gutya gutya ni kameze sha umva cyakoze abakobwa bose mu byumve muteye neza pe mwese muteye neza buri wese Imana yamuhaye umwihariko wiwe ushobora kuba ufite Niboyi imeze neza undi afite Remera imeze neza undi afite Nuzi imeze neza undi afite Kanogo imeze neza undi afite Nyabugogo imeze neza buri wese afite umwihariko wiwe nkuko nanjye Imana yangize gutya ariko kampa gutya kandi akaba hamaguriki wagenda durakomera ntibaze gutungurwa uko nturenga huri nkangu ushobora kuba umeze gutya mu burebure nyine gutya ndeshya wenda ariko ukaba ufite gutya kandi ashobora kuguha gutya ku buryo abantu bose bazavuga bati Patrick sha nawe ugahita ubabwira ati nawe ugahita ugira gutya nawe ugahita bagira ngo okay Patrick rero nkuko twaganiriye turashaka kumenya intumbero yawe aha wifuza kugera Patrick arashaka kugana he arashaka kugera he umugore mwiza ariko se umugore mwiza kuri wowe ni iki ni umugore nkunda ugukunda gusa we nago unakunda ibyo nkora ugushyigikiye uzi za nshuti zawe ubigira mwemerana zigira ziti maze ugakora video bamusanga hari awakoto yariko ngo wapi kabisa ngo turi amashuma ariko hari awapi kabisa ngo watubeshye dushaka umugore umva niyo nakora amakosa sheri urabona biba byiza nabikubwire biba byiza iyo ukunda umuntu nibyo byose ukabikunda niba ufite boyfriend wawe ari umumotari ukazambwa ati shusho nukuri kw'Imana ubirwa na casque wagira ngo n'Imana yirime uziko tujye ushyiramo na bya bisugisi bajye bashyiramo wowe wambara casque igukwira nkunda uburyo umuyaga kuri moto gukubita ukabona amatama muri yagira gutya umva ubu nyine ukamukundira uko ameze niba ndi umukomedian mfite girlfriend agomba kumbwira ati sha Patrick nakunze uburyo dusetsa nukuri uri imbwa uri igicucu man usetsa abantu neza ufite umuntu usakuza ugira urumva niba ufite boyfriend wawe ari umujura mbimubwire mbwati nukuri kwibanda gukunda nkundi yo bagufasha zero nejo bundi baragukubise shawunda birantsi tamura baragufasha bakwamita wapimura pandaga usikana bose bakufashe nk'umustar none uragenda ugaruka wagukizo skin head I'm proud of you mvasha karangwa gusa televiziyo nshyashya ibaze ruko kwibanda ubwo rero ndashaka nanjye umuntu ukunda ibyo nkora
icyo nicyo cya mbere. icya kabiri rero mwaba wamukunda. Icya kabiri hari abataragiye ni boye Tarageni boy. natirere. Icya gatatu Wamenya gute ko atagiye na niboyi cyangwa se ari na tere? si ukureba lisite y'abariya abantu se guhora n'umukobwa mbwa ntihutiguza Bara nibo bafashwe rega, bara nibo bafashwe. n'abandi tuzagenda tujye kuri RIB tubake lisite yabo bose. Ngewe nzajya mpura n'umukobwa banza mbwa witwa nde? Nitwa Kakarisa Christine. Kakarisa Wamubura mati ndagukunda. Mukakarisa cyangwa Mukaruka. Ati Mukakarisa, okay. Sawa. Ngwino. Ndagukunda. Okay, ikindi. Muri make undi ubona ngo twageze mu bakobwa cyane twibagirwa ibindi. Ndashaka nge imyaka yanjye iri imbere, ndashaka kugira ngo kariyeri yanjye izamuke ngira aho ngera mbe najya no mu bihugu bitari mu Rwanda korera yo comedy yanjye kandi zantunge. Ndanashaka kugira ngo ibyo niga nabyo bizagira ikintu bimarira muri kariyeri yanjye. Yego nkaba nshaka no kugira ngo mbane inshuti n'abafana. Ikindi cyanyuma ndashaka kambivuge hano ndashaka kugira ngo ibintu ndi gukora muri iyi minsi abantu babikurikirane. Muri iyi minsi ndi gukora kuri YouTube kubera ko ibitaramo byaranahagaze ubu ngubu none ibintu byanjye byose yama brag yanjye yose narayamano yose nyakubita YouTube nababwa narakira ndabaremeye. Ni mwitwarire mujye muzirebera ubuntu no gushyira mu megabyte twangaye abenshi babanaguza byane bya limited uyirebere kuri The Unity TV kabisa. Hariho ama video yanjye menshi cyane soka bura gatandatu nawe aho guze kuza kurebaho hari agashyashya. Murakoze cyane. Okay, turi no gusoza watangira nyine umaze kubabwira ku bijyanye na YouTube ndetse n'imishinga yawe uri gukora kuri YouTube nabo ngira ngo bari kubireba baze muze kujya gukora subscribe mu muremere. Ntabwo ari YouTube yonyine ukoresha, hari Instagram, ukoresha Facebook, ushobora no kubabwira ama social media platform kugira ngo baze kuza kureba. Kuri Instagram nitwa Patrick _rwa iriho na a iyo rwa buri ifite igisobanuro bisobanuye ngo Rusine w'Abanyarwanda. Si nk'ibyo byose se Patrick _rwa kuri Facebook ni Patrick Rusine no kuri WhatsApp ni Patrick Rusine. Hose wakoze cyane kubana natwe. Nakoze cyane kunyakira. Nizere ko urukundo rumana no nyuma ya kamera. Urukundo naguru guhaye kera. Rumaye kera gutera. Wanzo bayikureho turabivugana. Hari umukobwa mbona kundeba nabatisha. Ibintu wihaye kandi sha wagahunguye nubwo guhehesibwa ngiye tuzabona. Wakoze cyane kubana natwe Patrick. Namwe mwakoze kabisa. Muri iyi minsi akazi karahagaze sibyo abantu benshi ibitaramo byarahagaze natwe ba comedians ntago tugikora. Ubukwe abantu bakoraga mu bukwe ntago bagikora. Udahita wumva ababyinaga nimushaka mujye mubyinira iwanyu. Urumva hari abandi bantu babaje kubarusha we aba MC abatahira babandi bavugiraga inka bagomba kuba ari babiri kubera yuko umwe agomba kuzivugira undi akagira ate undi akaza kuvuga nk'inka kuko rega ntabwo akwizera ibyuma. Hari gihe ushaka gusanga nk'ubukwe ibyuma bipfuye ibyuma byamara gupfa ugasanga ryajwe rya DJ ntago rije kuboneka haba kintu undi mutahiro uze kuvuga nk'inka hariya urumva. So rero byarahagaze ibyo byose noneho benshi bagiye bajya mu yindi kariyeri nk'umuhange nahise nikubitira kuri YouTube. Hari na mugenzi wanjye muri quartier we noneho nawe yari umutahira basigaye ari umumotari ariko kubera nyine ryajwi ryabo tukwa kundi bavuga ngo rwira wacunda ngwaze sabono nguma bya bindi bya oya nako si nkarya ari byitiranyije aho undi utanze hene nyinshi nk'ihene veni bya bitwaye ikibundi si bingana nk'iye nk'imwe. Ubwo rero nawe ako iryo jwi kundi rigenda gutya byamugiyemo kandi umumotari wumve ngo n'ubu ngubu yari Kimironko hariya aravuga bakavuga ati akose uyu n'umumotari cyane umutaye Kimironko rw'amarondo gicucu convention Kacyiru kinamba ya mbere kinamba ya kabiri ku magare nyabwo kwa kundi bavuga mu nkinga noneho gane mwe wahita shyira mu ipinuza ihone pipi umva irwa twara abagenzi kuva kwa mbere kuza ku cyumweru kandi arababona na kwa kundi abamotari bagenda kuganiriza kuri moto ntubizi se ati sister ati wambaye neza ati sister wambaye neza tubwira amazina yawe ngewe nitwa Motari Alex ntuye mu Gitega iyi moto ni yanjye ariko natangiye ndoba nta perimenyera ndabaraye pipi